yego ku ishuri aho yigaga muri Université ya Ines avuga ni byibuza nzamurwanaho nabona amafaranga rimwe na rimwe n'iwacu nkabibagirwa urabizi umukobwa bakunze sabe nkabyibagirwa nkihera umusore rero yaje gukora amakosa aragenda ava mu Rwanda ajya muri Kongo ageze akagomeza mvugisha sabe ndapushinga nkajyana namwohereza amafaranga ari muri Kongo iwacu ubwo ntago ndi kwibuka ko nabo barakennye mama igitenge n'ubundi kimwumiyeho agataro nikava ku mutwe nyine byari ibintu bigoye umusore ukamwihera amafaranga nkamuha umuhungu rero ubuzima buza kwemera muri Kongo iremera aza no kubona akazi kubwo umuntu wanjye nari namuhuje nawe nyine kurumva iyo wageze mu kabari umenyana n'abantu benshi nza kumugiha connection y'umuntu ufatika aragenda amujyana Lubumbashi ava Lubumbashi ajya no mu Bufaransa numvaga ko ari bw'ubuzima bwanjye buhindutse ndavuga ni bwa buzima bw'iwacu ngiye kubuhindura kubw'amahirwe mbonye umuntu ageze aho nashakaga akagera umusore rero nibwo yagiye ajya hanze ubwo niho noneho natangiriye kwidroga kandi utaranywaga inzoga sinanywaga inzoga noneho ntangiye aho nagereye muri iyo kesi y'uwo musore abantu baze kubyumva neza buriya iyi si hari abantu bariho mu buzima bwa trauma ushobora no kwiruka atari ukubera bo yego sabe naragemura n'ikintu cy'igikomere umuhungu urumva twaragumye turakundana akanaza kanandeba asezeranya uburyo cy'ibintu bigiye guhinduka nanjye aho nakoraga ubuzima buza guhindukaho gato mpita ninjira muri domaine yanjye yo kwandika ibijyanye n'amafilme udufaranga dutangira kuboneka urasa nuza papi tuziranye mubwira ni mfata akaboko numva mfite ibintu bijyanye no kwandika filme unsindagize abantu byibuze bamenye ko nabo umwanditsi yego nari nzi ko ikintu kindimo ari ukwandika kizanyiza ko nandikaga filme nziza pe nkandika abantu bakanaza bakambwira ati se wadufashije byagenda bite twakosora iki nuko umusore nawe ahari yabona nk'ibyo 5,000 akama 10 akayama numva ko ari we muntu ubuzima bwanjye nyine byarangiye nta wundi musore soro ubuzima buraryoha naho yageze hariya we yageze mu Bufaransa yishakira umugore yamaye ariko ntiyabimbwira ubu uracyari mu rukundo ndi muri love abyarana nawe umwana wa mbere wa kabiri umwana wa kabiri abaraje ati tukajya mu murenge aza kukubwira wowe avuye mu Bufaransa yarashe afite umugore n'abana cyane ariko njye ntabizi ntabwo nari nzi ko yegeze ashaka ntabwo nari nzi ko yegeze agira umwana aragenda nyine urumva we yanaje ndi ku murenge wanjye nawe wabaye njye mfite umurenge ubu njye ndi umugore w'umugabo kuki abantu muri buze kureba iki kiganiro ku mana yanjye ibintu biragorana abaraje ati tujye mu murenge araza duca muri ubwo buzima nyine gutyo nuko njya mu murenge arimo arakubeshya ambeshya abizi ko ibyo nyine afite abana n'umugore noneho twakundi muva mu murenge ukajya nyine mu rugo n'umugabo aho mwafashe mugomba gutura ko namenye ko afite umugore mumaze gusezera twasezeranye ubukwe bwaburaga nk'iminsi 2 kugira ngo bube n'ama invitation n'ubu ngubu nyataye vuba na invitation zari ziri ava mu Bufaransa ari waje kureba ataye umugore n'abana mujya gukora umurenge ntabyuzi ntabyo yakubwiye nta kintu na kimwe negeze menya no kujya i Burayi waramufashije byose naramufashije numve ngo kampani yaturutsemo agenda n'ingi nuko umugabo rero
bibuko ubumenye ko afite umugore n'abana? ndabimenya, mbimenya twavuye mu murenge. Sabe nabaye nk'umusazi, ko twari nta muri Kigali mu binini 3 by'imbeba ngo mpfe biranga. Angeza kwa muganga bakabinkuropamo, birangije mbona nyine urupfu rwanyanze. Yego. Hari igihe urupfu rutwanga, ruranyanga burundu. Noneho ngira igisebo cyitwa kubwirwa amagambo akomeye n'umuryango. Umuryango wo muri famiye yo kwa papa wanjye, bamwe muri bo barabizi, barankomeretsa cyane. Kwa kundi umuntu yakaguteza amatwi ntabwo begeze banyumva. Nzana ngufashe ibindi kirara ibi. N'ubundi yari yaragiye gukora mu tubari, n'ubundi ntiwabura umwana w'umugore ngo ugire umumaro, n'ubundi ubuzima bwe bwose bwari ubw'abahungu, reka yumve. Ariko nawe ukibuka ko umusore wamuhaga amafaranga adisukirwa mu rugo. Noneho ndakomereka, nibuka ukuntu mama yambaraga igitenge gicitse kubw'umusore, nibuka ukuntu mama namwitangiye agataruka mubaho ari ubyukira mu ziniya gushaka ikimene cy'inyanya cya mbere, inkweto zigize zaramucikiyeho, mama yambaraga bodabodi gatoboka munsi. Ibyo byose nkabyirengagiza, ndagenda ndwara ikintu bita trauma y'umuhungu. Ndarorongotana nisanga Igisenyi, n'ubundi nisubiriyeyo njya mu kabari, nsubira gukora mu kabari. Yaje gusubira i Burayi se wese umusiga? Sinegeze menya amakuru ye, nabonye ndurumbuka ndagenda njya ku Gisozi ku mushuti wanjye, niho nanyweraga iyo miti yo kwiyahura. Byanze mbonye urupfu bamaze kubinkuramo nka 2, nibwo nashatse icyo gukora, ndavuga nti rero reka nigire inama, urupfu runyongera i Kigali, reka ngire Ubavu wenda aho ruzahanyemerera. Ntiwamusezera? Ntiyagusezera umutaho ngaho mu rugo? Nta kintu negeze mbabwira. Babonye nigendera, babonye mfata initiative yo kubihunga ndagenda. None se ukimara kubimenya ko afite urugo n'abana 2, kandi akaba ari umuntu wakujije muri za nzira zose, ukamwitangira ukamuha connection imugeze i Burayi, yarangiza akakwica umutima gutyo, ntabwo nibura wamubwiye uti Runa unkoze iki, bigenze gute? Basana nakubwira impamvu. Telefone isona, ntabwo nari bunabimenye. Telefone yarasonye akajya yubika, yasona akayubika. Twe twavuye mu murenge, bigeze aho ngaho ndamubwira nari kugiye telefone yasoniye kutayifata. Taba umuntu wasanga afite ikibazo ngo nabatesha mutwe ngo hariya rero ngo muri Paris, reko naranajya sizi ngo usanga ngo umuntu aguhamagara akubwira ibintu byose yishakiye. Ndamubwira ushaka gusanga ari ikibazo gikomeye, mwitabi. Nuko ko yangaga kwitaba, noneho haza message, ndamubwira iyo message nutayinyereka turashwana. Ngo ari kumubwira ngo uzabanguke umenye ko tugomba kujyana kwa muganga bakareba ko umwana ameze mu nda. Ndamubwira umwana kandi nawe basi cyaro mbwiza ukuri kw'ibi bintu. Ariko na mbere yaho ubwo yajyaga aza, najyaga mufatira mu ngeso zitandukanye, nkabona utuntu ariko simbyita. Ukavuga utato ibintu by'abahungu, buriya mbwira n'abantu bashatse cyangwa se abantu bari mu ngo muri iki gihe, ni ukuri ntabwo ushaka kubona umuntu uri perfect 100%. Hari ibintu rero ubona wakwihanganira. Yego. Byageze aho ngaho ndavuga ibi byo sindi bubyihanganire, sinabishobora. Ndamubwira niba ubwo niwe wambwiye ati reka nkubwise ukuri ibintu byose, uyu mugore dufitanye abana 2. Arabimbwira. Ndamubwira ni hanyuma njye nari ngiye kubikirira mu rugo, nari ngiye kuzamo ndiki. Igihe twamaze tuvugana ubwo risheri wanjye twavugana iki, numva nyine biranshanze, umva ntago negeze nongera gutekereza ngo bibayeho urukundo byagenda gute. Njye narebye imbaraga natakaje n'umwanya n'ukuntu namwihanganiye nje nkirinda, ndavuga ntabwo uyu muntu nagumana nawe.